ubwo Didido ari mu nzu urumva akabwira Kimenyi ko ari mu nzu wenyine, Keza ntawe uhari, Keza ko ari Bugande. Kumbi Keza yaje kugira ngo bamupangire kubera ko babonaga Kimenyi n'ubundi ashaka gucika Didido kumwanga. Sinzi uwamugiriye inama, arambwira ati katumukora akantu. Ariko ibaze gukinira like kuri kariyeri y'umuntu mwana, urumva? Ubwo ngubwo barabyemeranya. Didido aravuga ati ngiye guhamagara Kimenyi ace hano, ngiye kumubwira ukuntu mukumbuye, you know. Urabizi nawe ubwo ngo Kimenyi yari ari mu myitozo, urumva? Ubwo aho hantu bari batuye Kimenyi yararusenye byaranarangiye, noneho kuruzana ku mbuga nkoranyambaga. Umuyango yari yarahishe nyine, ariko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Yari yarabihishe ko batandukanye, akagomeza mupostinga utuvido yagiye afata kera nyine agira ngo supporting urugo rwe bitajya hanze. Rero ubwo byagiye hanze barazana ngo Brian, ngo video ya Brian ngo na Nuza, nyine ibintu byinshi bivugwa. Ese ibyo numvise wenda ushobora kuba udasambana gake, sibyo? Ariko nagira ngo baze kugira ngo umugore agire ngaho kwimana amazi kandi wenda umugabo yarayakeneye, bayimana bate wenda mu musambana mushobora kuba mubizi kurenza? Wenda wasanga ari wowe utazi no kuyashaka. Indi utazi kuyashaka? Uwo mugabo kandi imbere yarayamuhaga. Nyine wabona atazi kuyashaka, yarashakiye kwa Teriska, akabona kwa Teriska akozaho bikizana. Aza kwa Muyango kwa kundi abanza akaguyaguya, akaza avuga ngo biragenda nko kwa Teriska. None umugabo wamenyereye gusambana, uwakirigiswe na benshi namenye wamusekeje. Ubwo rero Shamuyango nta kintu namuvebaho. So bibaho se ko wenda umuntu bashobora kuba bamutsibagura amazi ntaze se ko? Yego wasi wa muntu urantukira iki ko nakuzi ngo niba manuri yo ntaye. Oya nyine ratabara umva ubwire. Kuri ntago muzi. Uyu murago muzi urimo kuntu. Reka kwita kuri comment. Gerageza uvuge utita kuri comment. Gerageza uvuge utita kuri comment. Iyo witaye kuri comment ushiduka utangiye kuvuga ubusa, nyine utangiye kuvuga ibintu bitari mu bwenge. Gerageza sibyo ratamara ni maraya ni Ariete. Ariete. Nani Patrick Beauty. Waruvuze ngo? Urabona nsa n'indaya. Ntabwo nyirabonye isura yawe, ariko yarakwise ngo maraya ngira ngo muraziranye. Kareka ndarengana mana. Nibyo nyine nkubwira, ndikubwira ngo none se mwe musambana koko hari igihe umuntu bashobora kumutsibagura amazi akabura. Ese ubundi abura gute? Niba yanabuze kandi ni umuryango baricara bibiganire, ntabwo babizana kubituganiriza twebwe n'abitubafasha. Kandi Kimenyi arabivugaga mu rwego rwo kugira ngo Keza mwumve amugirire impuhwe, noneho nanabishaka azamunere. Keza mugirire impuhwe, se ubundi ntabwo bari basanzwe baryana. Basambana na Kimenyi muri yawe nta hantu bivuga ko Kimenyi yasambanaga na Keza. Ni ahantu bivugwa, ariko ubundi ikintu bita ububesto nyine ni hahandi aza akamutakira ati noneho shabanda. Vugira hejuru. Ukumva akavuga ati bandaje inyuma y'ikibuno. Undi akabaravuze ati reka dusohoke twimara agahinda. Bajya kwimara agahinda ugasanga barasinze baratahanye. Ejo se babisubiramo, reka biraba bafite nkaho nta cyabaye. Ariko n'ubundi bari basanzwe babikora. None se ko Keza avuga ko ngo impamvu yari kodinze Muyango ngo nako Kimenyi ngo nukubera ko na Muyango nawe yari kodinze The Trainer. Ese ibyo The Trainer babara muri kodinze hari umuntu waba bizi ngo tunyuremo ku Muyangira? Ibyo bari kodinze The Trainer ntago yigeze atanga decode zabyo. Ariko ngo wara muri kodinze nawe yimeninda. Nari yego The Trainer yaravuze ngo karahava. The Trainer yaravuze karahava. Yaravuze bikomeye cyane. Cyane pe ngo yaravuze
avuga ngo uburyo sinzi n'ibintu numvise ngo by'abantu ngo banuka mu kanwa ariko hamana ngo bandize kandi niba ari ngo ntuza ninde sinzi bavuze ngo anuka mu kanwa ngo wajya ngo ntaba yiboroshe ngo babazwa n'umuntu umusomana nyine ngo ninde ngo unuka mu kanwa mbabwe ibyo byo ntabwo nabyumvise mbabarira umbwiza uko ese ko wakurikiranye amakuru neza ukaba uyafite tubwire ngo ninde ngo unuka mu kanwa baravuze ngo ariko ntabwo ari muri biriya biganiro bya ba The Trainer cya Yves na Terisk I mean na Muyango ubwo nyine urumva Papa Miguel yaravugaga ati ubundi vuga Kimenyi uvuga Papa Miguel ugiye gutangira kuzana mu mwana okay sorry Kimenyi akavuga ati ubundi nako Muyango akabwira Kimenyi ati mbona weho na Terisk mukururana cyane ikintu nyine kwa kundi umuntu azana ibintu bya nonsense kugira ngo yumvishe umugore we ko atanamukunda akaba ngo kiba kinuka mu kanwa ngo gifite icyo wagira ngo ni cyoga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ngo keza ngo nunuka mu kanwa se no niko The Trainer yavuze ntabwo ari The Trainer na Yves ari kugira ngo yumvishe umugore we Muyango ko ataryana ni ukuvuga ngo Kimenyi yagiye gusambanya Dekeza sibyo ingo amaze kumusambanya ariko akamuha amazi ariko akumva ngo mu kanwa haranuka ubwo niko njye byumva hoya nyine reka nkusobanurira ubwo ongera volume ntabwo ndimo ndakumva neza pe gerageza uzamure volume nkumve yaratangiye gukeka Kimenyi arabimubaza akajya ashaka ibintu bya nonsense kuri Terisk Yves ari kubisobanura nyine akisobanura ngo uriya mwuka mu kanwa ngo burase twasomana gute nk'ibyo kumva nyine agashaka kwikuraho ko ataryamana na Terisk abica izo nzira zo kumusebya niko navuga kumupfobya noneho uwitwa The Trainer we kuri audio yafashwe ngo abavuga ibikisi The Trainer we ngo abavuga ibiki amajwi ya The Trainer yo ntabwo yagiye hanze nyine wumva ko bavuga ngo havugwamo ibiki Shamara bya bintu nasanze ari ibintu by'uruhererekane ngaho ngo bigeze kwa mva kakasumba barira nzaba umunyamakuru ejo no kuvuga ngo rero rigomba igihari ni iki ngiki ni kimwe ni ukwicara tugategereza ko uwitwa The Trainer nawe amajwi ye azajya hanze nawe bakayadarapa siko bimeze ubundi hategerejwe amajwi abiri The Trainer niyo Kimenyi ryagiye hanze oya Kimenyi ntabwo yavuze ibintu neza nk'uko abantu dushaka kubyumva ntabwo yasobanuye uburyo ngo yimwaga amazi nibyo mushaka kumva nyine oya dusobanurire nk'uko nyine Keza yaje akimara ipfa akavuga nyine byose bigasohoka na Muyango nawe akavuga ibyo ikibazo cyo gusa nuko Kimenyi atazigera bemerera kuba yaza ku mbuga nkoranyambaga ngo kuza kwisobanura kandi abizi neza ko ari abantu bamutegerejeho ko azaza akisobanura ariko ntabwo ashobora kuza kubivugaho ndabizi The Trainer nawe ndabizi neza ntabwo ashobora kuza ngo nawe aje gusobanura ngo kuri ibyo bintu by'amajwi yafashwe ahubwo nyine muzabaho mukomeza gutegereza ariko Muyango ni umuhanga nawe kino kibazo arimo arakigendamo neza mbona yarahisemo guceceka nyine mu kibazo cye none se Dekeza we wagaragaje ko ibintu byose aba recordinga we muramuvugaho iki aba yirinda nyine n'ibyo byose aba yirinda waba inshuti n'umuntu recordingana yishwe Imana umunsi atsimbuke ukaba inshuti nyine n'umuntu we bana muvugana utuntu mu minota mike cyane ukajya kubona ukabona ngo record yawe ariko ndayifite tuvugana ibi n'ibi ntambabarira ubundi se ndetse nza n'abandi bantu bazi batanga amakuru neza hano we ntabwo urimo uratanga amakuru murayatinya
kanza n'abandi bana baze batanga ikintu bita bari kunuka ngo ntabwo ndi kuvuga neza niba bashaka ko mvuga iki bashaka kuvuga nyine uburyo nawe urekuramo amazi unsimbuke amazi avuye he Cacana Yo komera cyane yego inkuru ya Kimenyi Yves Muyango witwa DJ Brian na Dekeza warayumvise ndagira ngo nawe utange icyo bita opinion yawe ukuntu rero nge mbyumva mu by'ukuri hari inkuru zituruka mu bamotari zivuga ko umuntu witwa Kimenyi yaba ataragishoboye kwishyura inzu aho bari batuye Norvège. Yego inzu ikodeshwa ngahe ntabwo umubare nkuzi ariko urumva yari menshi kubera ko Muyango ngo wari ufite akazi rero akabasha kuba ari uyishyura akanayikoreramo ibyo ashaka ariko izo ni inkuru nyine zituruka mu bamotari abantu nyine bafite uko babyumva nabo bafite ukuntu babyumva yewe na ba nyir'ubwite bafite ukuntu babyumva ariko niba bari no kunyumva bambabarire simbakomeretse uko burya inkuru iyo yaje ku muhanda abantu bakayivugaho tanga ibitekerezo kuko nyine iyo waje gukarubanda ubuzima bwawe bwose bujya hanze nyine atwihanganiye ni abasitari iyo baza kuba atari abasitari ntabwo tuba twegeze tubavugaho ariko nta n'umuntu wigeze ajya gusanganira inkuru yaje idusanga ku mihanda niba hamwe rero tuyenjoyinge gake gake twinjizamo n'amafaranga ubwo rero ngo ukuntu byaje kugenda rero Kimenyi abonye amaze amezi agera kuri 5 atafite akazi inzu itishyurwa kandi Muyango agaca bayinga ibiraka akaba ari we uyishyura bikavugwa yuko Muyango yavaga ku kazi ananiwe hanyuma Kimenyi nawe agashaka gukaraga umupuri kandi umwana ajananiwe ndakamubwira ati rero nge ntananiwe mfite akazi kenshi birakomeye cyane ubwo nk'umuntu amenye kwikaragira umupuri rero akumva ibyo bintu biramubabaje agahita akeka ko Muyango yaba yanyuze ahandi ari naho yavugaga ati ngewe ngomba kwihorera kuri Keza nkajya mwisambanyiriza aribwo yagiye yegera Keza atangira kumubwira ibintu ariko abantu bari hano bari kutwumva kubajama baraha iyo burya ushaka gukubita umwana kandi umwana ukamukubita azi umusheri wawe ni ukuvuga ngo Kimenyi yashakaga kujya kwa Keza just kumwisambanyiriza ariko adashaka guta Muyango adashaka kumuta ahubwo akagenda amubwira agahinda ahurira nako mu rugo ati iyo mvuze ngo bahindukira bankubita urushyi undi rero Keza akavuga ati koko nuko byagenze uzazenye nkiguyaguyire ati mbega ibibazo wahuye nabyo atari kuhumura nturi wenyine abantu baberaho gufashanya uri inshuti y'umuryango nukuri ntukarire duhari dore ntabwo warinze ubabara kuko erega niba uri indi inshuti y'umuryango nta bibazo byakakubayeho mari undi ati Keza nawe ukari coding akomeza nawe amubaza ati none se bigenda bite mu buriri ati reka dati urumva ndamubwira ngo agahindukira ni kuri ngumi ariko arakantu murasimbuka Kimenyi we yavuze ko ngo reka da ngo wumve ko ngo niyo wenda mpaye ngo nta mazi ibyo ni ibindi bisaba kujya ku ivomero
tukabera ngo turamenya tuvoma hehe. Ariko wenda ku bigendanye no mu buriri uko byagendaga, niba yarashirizaga cyangwa barakoraga fundi iguruka, ibipango umusore wanjye ari kubaga ngo bakoraga fundi iguruka. ari kubaga fundi iguruka urabizi ko ica ibisebe. Fundi iguruka ndayizi, bya bindi byo gushyiraho gutya ngo papa. Ubwo rero udakavuga ati none ko njye mvira gute utaza ngo nkwereke uko bikorwa. Erega umuntu agerageza hose, urumva. Nubwo Keza yamurikodingaga ariko yanamuremaga agatima. Ubwo ariko ukuntu byagenze n'amakuru ari mu bamotari, hari umumotari kare wantwaye ambwira ko yigeze atwara Keza, amubwira ko Kimenyi yavutuyeho da. Ni ukuvuga ngo Keza we na proud yo kubivuga ati Kimenyi rwose barasambanaga. Usibye ko nibagiwe gufata purake y'uwo mumotari, tazagira umuntu mbaza ngo uwo mumotari yari afite iyihe purake, ntago nayifashe. Yahise yigendera. N'uyu munsi rega, uyu munsi nari ngiye Rwamara. Ubwo arantu aragenda nganirira, agerageza no kugenda gahoro, yaratwaye moto idasuma ngo agenda nsakuriza. Agenda gahoro, agendamo inkuru yose, ambwira ko ngo ari nawe utwara Keza igihe cyose, ari inshuti ye y'akadasohoka ngo amabanga yose ayamubitse. Avuga ati none se ibogari yanjye ko yantereranye, yanteye inda, yarangiza ikantererana kwitakinyikoza, ntabona umugabo uri gupfa ubusa, nkabura kumuguyaguya. Ndetse umumotari yambwiye ko ngo iyo Keza abonye urugo ruri gusenyuka arutiza umuhoro, kandi akaba ari nawe uba umuhoro. Oya, ibyo bibaho, ibyo byo kuyamwima bibaho, ndetse akabikorera ubushake. Ntacana ko uri umuhungu, ibyo bintu bimenye uti nawe wacisha inyuma se. Uyu muhungu ariko ngerageza gushaka experience ngo bitazananira umunsi nzaba nagize. Cacana sheri, reka nkubwire. Hari nk'ukuntu umuntu wenda aba nayafite atari uko yakwimwe, ahubwo wenda ubundi iyo mufite crise nyine umwe yagize ikibazo mu rugo ntakibwira undi, ntabwo icyo kintu gishobora kubaho. Ahubwo uramwicaza ukamubaza ko why byagenze gutya, tukora iki, hagiye bigende gute. Ntabwo ujya kugisha inama Teresa. Mika, urabyumva gute Naomi? Nese ubundi ajya kugisha inama umuntu wo hanze kubera iki? Mwebwe sinzi ibyo muri murasobanura. Kugisha inama hanze aba ari kwiyakira. Cacana uretse gato. Kimenyi ntiyagiye kugisha inama, Kimenyi yagiye gutera imbabazi z'uko hari aho abibura, ahubwo ashobora kuba yagirirwa impuhwe ahangaha akabihabonera. Ntiyigeze agisha inama. Basanzwe babikora. Bari basanzwe, amazi yari asanzwe ameneka kwa Kimenyi no kwa Teresa. Iyi mihanda mu bamotari bose ntawe utabizi. None gute yagiye kumutakira ibyo mu rugo, ahubwo ubwonko bwo yakirigiswe na benshi abura wamusekeye. Yumvaga ashaka kwigumanira na Teresa, akaza ngo yane ngo yamutwaye umugore gute. None se birasi harabikara kamwigendera. Umugore mugize birasi harabika koko gute umwana ariko amazi. Ariko wenda Henriette ibintu yaravuze byo kuvuga ngo hari ukuntu ngo umuntu aba atameze neza ngo no mu rugo hari crise. Burya umukobwa, ngiye umukobwa yigeze ambwira ngo rwose ndi bwifata uburire bwawe sinshaka kubwanduza. Yarabinyibwirije.
rero umuntu ashobora no kwifata ku bushake agashiriza ku bushake abibona akaba atetse agahita yigira muri telefone byashaka bigashirira ngo byari kugenda iki Kumva ko yari yabikubwiye. ngo byari kugenda iki urumva kobwa yaraje ko umuntu wari wamumayemo pase yari yambwiye ko ameneka nanjye ndiyandayanda nk'umuntu w'umugabo uzi usanzwe umena ariko undi wapi ndamubwira nti byagenze gute ngo mu by'ukuri nabonye uburiri bwawe numva sinshaka kubwanduza tukireka tugiye muri dushe ubwo byumvikane gute rero byumvikane ko burya umukobwa cyangwa umugore abishatse kukwima akakwicisha icyaka burya yabikora ashaka kukwicisha icyaka yabikora muranayanywa erega burya ubu ntabwo izuba ryakwica ukajya gukaraba ntuyanywe ariko ukagarura ubuyanja mubwiza ukuri isigira ibyayo pe keza ngewe yambwiye ko impamvu ngo yari kodinze muyango ngo ni ukubera ko muyango nawe ngo yari yarabanje kurikodinga umugabo we bahoze basambana. Keza Teriski yabanaga n'umukobwa bita Diane bita Dididoro. Wahoze ari umukunzi wa Kimenyi. Ariko icyo gihe Kimenyi yari akiri muri APR itaramuhagarika. Uri kumva? Noneho Dididoro hari umuntu ufite ikibazo aza gufuha. Ufite ikibazo hano wanditse muri komenti musubize pe. Yanditse ngo iki kinsomere. Ngafite Yanditse ngo umushi w'ibihekane ariko umushi w'ibihekane arimo arikinisha ariko kurangiza byaje. musubize namusubize. Uwo muntu ngo afite umushi w'igihekane. Navane hano amashitani nase nkutekereza ko ari kurongora nyina birakunda. Twagiye tubwirira urumva je. Noneho ubwo Kimenyi turi muri APR muri make ntago turagera kwa Muyango na nane turagera biravugiramo mwuka byaramwe nambabarira muting. Urumva abakobwa ubwo barabanaga ari babiri, Keza Teriski n'uwo Diane ari we Dididoro. Uri kumva? Niko yitwaga Dididoro kuri Instagram. Abo bose nibwo bari bakiva Muhanga mu cyaro, sinzi wabo wa Dididoro ho ntago bizi. Nabi Muhanga. I think. Noneho Kimenyi nyine urumva yakundanaga na Dididoro. Haza kuzamo umukobwa uri kubarengaho ubarusha ikofi, ubarusha iki. Urabona Kimenyi nawe yari umusitari nyine afite akantu, urumva. Ubwo icyo gihe ntabwo Keza yari ari kumwe na Dididoro. Keza yari ari i Bugande asiga Dididoro mu nzu, urumva. Ariko ubwo inkuru zose ibiganiro byose abiziranyeho na Keza, urumva. Igihe Kimenyi yasambanaga na Dididoro uri kumva naho ngaho nyine ngiye kugera. Ndi kubivibuzi n'umuzingo urumva cyane ya ubwo Dididoro ari mu nzu, urumva. Akabwira Kimenyi ko ari mu nzu wenyine, Keza ntawe uhari, Keza ko ari i Bugande. Kumbi Keza yaje kugira ngo bamupangire kubera ko babonaga Kimenyi n'ubundi ashaka gucika Dididoro. Uri kumva neza? Aha, Kimenyi rero sinzi ibyamufashe nawe. Keza na Kimenyi batangiranye kera.
urumva bamenyanye na Didi Doro uri kumva ko ari kesi nyine uri kumva noneho ubwo nyine Keza nuza Didi Doro ahisha Kimenyi ko Keza yaje uri kumva noneho Didi Doro nimba yaratekerereje Keza aje zose ziri kuba ari kubona ukuntu Kimenyi ashaka kumwanga sinzi uwamugiriye inama arambwira ati katumukora akantu ariko ibaze gukinira like kuri kariyeri y'umuntu mwana urumva ubwo ngubwo barabyemeranya Didi Doro aravuga ati ngiye guhamagara Kimenyi ace hano ngiye kumubwira ukuntu mukumbuye urabizi nawe ubwo ngo Kimenyi yari ari mu myitozo urumva ubwo aho hantu bari batuye urabona subwo ndahita like hajya urimo urajya urabona hariya ahantu urimo urajya mu Kiyovu hafi ya Cercle hariya iriya karitsiye bahita gute ni ku Muhima apana bahita mu Rugunga aha akandi gakaritsiye ka hafi yo mu Rugunga bahita gute mu ndege ku Kadege birashoboka ni hafi yo ku Kadege urumva reka karitsiye tuzihorere Kimenyi aramubwira ati ubwo ndi nyine yakoze ibishoboka byose kugira ngo ahure na Kimenyi urumva nyine abantu babiri bahuye namwe murimo murabyumva baziranye noneho banakundana wenda harimo urukundo ariko wenda rutameze neza Kimenyi aramubwira ati ndi mu myitozo ariko ngiye kugucaho iminota mike cyane mpite nongera ngende urumva Kimenyi afata akamoto yambaye jumper y'icyatsi ku bantu babonye iriya video nyine kwa kuntu yari yambaye na jezi afata akamoto yihishahishe ahita nyine agera aho Didi Doro yabaga uri kumva ahageze ubwo Keza arahari ariko Kimenyi ntabyazi uri kubyumva yapangiwe ariko ntago abizi umva ngo akinjira urabyumva nawe yamwakirije ubwo urimo urabyumva nawe tayari nabivuge mu magambo arambuye yamwakirije nyine umupolisi urimo kubyumva director Fisto za kurya kandi mbona ari na moderator wawe Miki uri kumva je Miki wiko Miki umeze biti sawa najya woni Miki wawe ni ukwakira amana nyuma yo kwakira amana wapi ntago we wese werereye muri Kongo Igoma wapi Irubumbashi ni sawa cyane imfura tubwire noneho ngo uko byaje kurangira rero nuko nyine birangira bagiye mu gitanda bakora ibyo bakora barangije undi aramubwira ngo buretse gatoya undi ajya muri salo like kugira ngo uri kumva Kimenyi arihuta ariko mbwira ati ndihuta undi niba yagiye muri salo wenda kugira icyamushakira like nk'ingufu iki I don't know urumva agiye muri salo ubwo uri kumva yari yabipanze na Keza wasanga yari agiye gusinyara Keza akamubwira ati tayari undi ajya kuzana nyine like sinzi ukuntu yabigenje ariko ubwo Kimenyi yari atarambara imyenda nyine nawe urimo urabyumva yarindiriye Didi Doro ubwo Keza yari ari inyuma ya Didi Doro ubwo nyine Keza niwe wafashe amafoto ayafata Kimenyi urumva ziriya foto zafashwe ari screen record ngo yego nyine na telefone ya HTC I don't know nyine nagira ibyo twabonye zari screen record kwa ukuntu umuntu avugana n'undi kuri video ahubwo gira ni record nta mafoto ahari ni record nta foto yabayeho ni screen record umuntu wagwaye ingura yigwaye nabi
uri kumva ndondo ibyo byose ntabwo twese tubizi simbihagazeho ntabyo nziranye kuvuga inkuru video zabayeho zari screen record ariko ngo babikoraga gutyo mu buryo bwo nyuma yaho nyine amafoto amaze kuboneka urumva ngo babikoraga mu buryo bwo gutera ubwoba Kimenyi nyine urumva Kimenyi yahoraga baha amafaranga kugira ngo batamukubita hanze kubyumva Kimenyi rero bigeraho biramurambira koko ubwo yari akiri hehe ngo yari akiri muri APR bimaze kumurambira nibwo babikubitaga hanze Kimenyi rero ubwo inama ya APR nyine iraterana ivuga gute umuntu nk'uyu yiruka muri APR azira ibyo ngibyo cyangwa nigiye ubwo hari inkundura muri APR agendera muri iyo nkundura simbizi nanjye mba nazumvise yaziguhaye nabi pe yaziguhaye nabi kuko habaye inkundura muri APR birukanye nyine abakinnyi bagera muri 10 na bangahe ahubwo ngiye ukuntu mbyumva ariko ngo nawe yaratari kwitwara neza nyine ngo agenda moto ahubwo ngo yavunitse ngo nicyo gituma atakinaga oya nanone ari amashusho bayibazagaho n'abakinnyi none se Ange ari amashusho ari Keza yafashe ni gute tena Kimenyi yamwizera akamubwira ari amabanga ye na madamu we Godfather nese urumva bari abakobwa n'abahanga ashobora kumubwira ati ntabwo tuzi uko byagenze nese yari abizi nyine Keza yari amuzi niyo waba uri inzanga gute ntabwo umuntu ashobora kujya muri salo ngo agarukane n'undi muntu bagufata amafoto oya ntabwo yarinze agenda Kimenyi atazi ko Keza ari muri iyo nzu uri kubyumva ngo yarinze agenda atazi ko Keza ari muri iyo nzu atazi nyine n'ibyabaye nyine video warazibonye se nazibonye video ze rero ukuntu zimeze ni ibintu byabaye screen recorded nk'ukuntu nabarimo navugana nawe kuri video ukanyine kumupuri gake ibyumba byaho byose nyine ndimo nafata screen record